icyayi cy'indabo za hibiscus. Mu nkuru zatambutse ubushize twavuze ku kamaro n'ibyiza byo kunywa uruvange rw'ibirungo mu bimera bikitwa icyayi cya tizane. Niba utarabonye iyi nkuru ushobora kuyireba mu biganiro biheruka, kuko icyo gihe twasanze ko mu gutegura icyo cyayi wifashisha ifu y'indabo za hibiscus mu bindi bimera. Ubusanzwe izi ndabo za hibiscus usanga ziri hirya no hino ku nzitiro zinyuranye, cyane cyane ku bigo by'amashuri, ariko abantu benshi ntibasobanukiwe ko zivamo icyayi kirimo ibifitiye umubiri wacu akamaro. Nubwo icyo cyayi gikorwa mu ndabo za hibiscus kiba kitaryohereye nk'icyo usanzwe unywa, inshuti yanjye ndakwizeza ko ari icyayi cyiza. Ishingiro ry'uko iki aba ari icyayi cyiza ni uko kiba kirimo karori nkeya, ndetse kandi nta na kafeyine habe na gake ushobora gusangamo. Ubushize twanabonye ko icyayi cya tizane aricyo cyayi ukwiye kunywa cyonyine mu masaha y'ijoro, kuko ibindi byayi usanga birimo kafeyine kandi kaba ari umwanzi w'ibitotsi. Uyu munsi rero muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe akamaro kanyuranye ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus. Indabo za hibiscus mu binyabuzima byigwa ko ari ururabo rwuzuye, rumwe mu ziboneka mu mabara anyuranye yiganjemo umutuku, umuhondo ndetse n'umweru, kandi zose zinganya intungamubiri. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ibyiza 10 byo kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus. Akamaro ka mbere ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukuringaniza umuvuduko w'amaraso. Mu mwaka w'2008 ikigo cy'abanyamerika kireba indwara z'umutima American Heart Association cyakoze ubushakashatsi. Icyo gihe ibisubizo by'ubu bushakashatsi byagaragaje ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus birinda kugira umuvuduko ukabije w'amaraso ku bafite ibyago byo kuwurwara. Usibye kurinda kurwara umuvuduko w'amaraso, yewe no ku bantu bamaze guhura n'iki kibazo, icyayi cy'indabo za hibiscus kibafasha kuwugabanya mu buryo bwihuse, bitewe n'uko izi ndabo zifite ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri. Niba uri mu bantu bashaka kurwanya umuvuduko ukabije w'amaraso, ukwiye kujya unywa udukombe hagati ya 2 na 3 ku munsi, ukabikora buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 2. Icyayi cy'indabo za hibiscus kandi gifasha uwakinyoye kunyara kenshi, bityo nabyo bigabanya wa muvuduko udasanzwe, kuko iyo unyara burya uba ugabanya sodium mu mubiri. Akamaro ka kabiri ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukugabanya cholesterol. Nk'uko twari tumaze kubigarukaho mu kanya gato, icyayi cy'indabo za hibiscus gifite ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri. Iyi niyo mpamvu iki cyayi gifasha mu kugabanya cholesterol mbi mu mubiri, kandi ibi bikarinda indwara zinyuranye zirimo iz'umutima, by'umwihariko binarinda imiyoboro y'amaraso kuba yakangirika. Umwihariko w'iki cyayi cy'indabo za hibiscus ni uko ku barwayi ba diyabete nabo kibafasha cyane, kuko kigabanya isukari mu mubiri, kikanagabanya ibinure ku rugero rwo hejuru. Akamaro ka gatatu ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukurinda umwijima. Mu kazi icyayi cy'indabo za hibiscus gikora mu mubiri ni uko usibye gusohora imyanda, iki cyayi gifite ubushobozi bwo kugufasha mu kukurinda no kurwanya indwara zinyuranye zishobora gufata umwijima. Ku rundi ruhande ariko si ibyo gusa, kuko iki cyayi cy'indabo za hibiscus gifite ubushobozi bwo gusukura umwijima wawe, kikawukuramo ibishobora kuwutera indwara za kanseri zinyuranye. Muri make twavuga ko kunywa iki cyayi cy'indabo za hibiscus byongera icyizere cyo kubaho, dore ko umwijima uri mu bice 5 by'ingenzi by'umubiri wacu.
Akamaro ka kane ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukurwanya kanseri. Muri iki cyayi cy'indabo za hibiscus dusangamo aside yitwa protocatechuic. Iyi ikaba ari aside irwanya kanseri ndetse inasohora uburozi mu mubiri. Iyi aside mu kubikora ituma mu mubiri habaho ikizwi mu binyabuzima nka apoptosis. Ibi akaba ari uburyo umubiri ubwawo wica uturemangingo fatizo tudakenewe, muri two hakaba harimo udushobora gutera kanseri. Akamaro ka gatanu ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukubyimbura no kurwanya bagiteri. Iki cyayi cy'indabo za hibiscus gikungahaye kuri ascorbic acid, ariyo imenyerewe nka vitamine C mu bwoko bw'intungamubiri. Iyi vitamine C ubusanzwe izwiho kuba ifasha umubiri mu kongera ubudahangarwa bwawo. Ibi bikayigira vitamine y'ingenzi mu kurwanya indwara zifata mu mihogo, by'umwihariko inkorora ndetse n'ibicurane. Si ibyo gusa, kuko iki cyayi cy'indabo za hibiscus iyo kinyoye wari ufite umuriro gifite ubushobozi bwo kuwugabanya no gukuraho uwo muriro. Akamaro ka gatandatu ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ugufasha mu gihe cy'imihango. Abari n'abategarugori mu gihe bari mu mihango ushobora kuba uri kuribwa ndetse unababara cyane mu kiziba cy'inda. Ibyo nibikubaho uzanywa icyayi cy'indabo za hibiscus kizagufasha kuringaniza igipimo cy'imisemburo, bityo binavaneho kuribwa, bikurinde kwigunga ndetse n'umunabi bitewe n'ibihurimo. Akamaro ka karindwi ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukurwanya kwiheba no kwigunga. Mu ndabo za hibiscus harimo imyunyungugu inyuranye ndetse na za vitamine nyinshi umubiri w'umuntu ukenera. Mu ndabo za hibiscus harimo flavonoids zizwiho kurwanya kwiheba no kwigunga. Iyi niyo mpamvu kunywa iki cyayi bigabanya ubwigunge, bigatera umutuzo ndetse bigatuma urwungano rw'imyakura rukora neza cyane. Ubaye ushaka kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ariko ukaba udashoboye kucyitegurira, ushobora kugura amajyane akoze muri izi ndabo. Akamaro ka munani ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ugufasha igogorwa. Abantu benshi banywa iki cyayi cy'indabo za hibiscus bagikundira ko gifasha igifu kugogora neza ibyo bariye kandi ntibibatinde mu nda. Si ibyo gusa, kuko iki cyayi kinafasha uruhago gukora ku buryo byorohera umuntu kwihagarika, yaba gukora pipi cyangwa gukora kaka bikagenda neza. Impamvu nuko icyo gihe amara nayo abasha gutunganya neza ibyo wariye, ni uko kwituma bikagenda neza, bityo byumvikane ko iki cyayi kirwanya kwituma impatwe. Akamaro ka cyenda ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus ni ukurwanya inyota. Icyayi cy'indabo za hibiscus iyo ukinyoye gikonje gishobora gusimbura amazi asanzwe. Nshuti yanjye, nyuma y'akazi k'ingufu cyangwa siporo, iki cyayi ni cyiza kuruta ibyo kunywa bindi byagenewe kunyobwa nyuma ya siporo cyangwa akazi k'imbaraga. Niwumva ushaka kuzajya ukinywa, uzagiteke ugitereke ahantu hamwe, nikimara guhora ugishyire muri firigo cyangwa ahantu hakonje, ubundi uzajya ukinywa mu gihe ugize inyota. Ku rundi ruhande kandi, mu gihe ukibitse muri firigo ushobora kukinywa kirimo agakonje nk'amazi, cyangwa se ukanagikoresha mu gihe cyabaye barafu. Akamaro ka 10 ko kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus no gutakaza ibiro. Ubusanzwe iyo ufata ibyo kurya bikungahaye ku masukari n'amafufu cyane, burya uba ushobora kongera ibiro mu buryo bworoshye.
ubushakashatsi bugaragaza ko guhozaho kunywa iki cyayi cy'indabo za hibiscus birinda umubiri kugumana amasukari yawinjiyemo mu byo wariye, bityo bikarwanya kongera ibiro, ahubwo bigafasha kubitakaza. Iki cyayi kibuza ikorwa rya amylase izwiho gutuma umubiri winjiza amasukari aje mu byo turya, bityo aho kugira ngo yinjire agasohoka. Niyo mpamvu hibiscus uyisanga mu bintu byinshi byakorewe kugabanya ibiro. Nubwo iki cyayi ari cyiza ku buzima bwa muntu, hari igihe bitaba byiza kukinywa ku bantu bamwe na bamwe. Reka dukomeze ikiganiro dusobanukirwa abantu batemerewe kunywa icyayi cy'indabo za hibiscus. Niba ufite umuvuduko muke w'amaraso, ntiwemerewe kunywa iki cyayi cy'indabo za hibiscus kuko umuvuduko w'amaraso wagabanyuka kurushaho. Kugabanyuka k'umuvuduko w'amaraso byongera uburwayi, by'umwihariko kwangirika k'ubwonko, ibibazo by'umutima ndetse no gutuma uhorana ikizungera. Muzirikane, twabonye ko icyayi cy'indabo za hibiscus gikoreshwa mu kugabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso mu gihe ufite mwinshi, bityo iyo ufite muke ntabwo ugikoresha. Icyayi cy'indabo za hibiscus kirimo emenagogue, igizweho gutuma habaho imihango ku bari n'abategarugori. Bitewe n'uko iki cyayi gituma habaho kwiyongera kw'amaraso mu mura, bituma abagore batwite batemererwa kukinywa keretse iyo babanje gusobanuza umuhanga mu by'ubuzima akabaha uburenganzira. Bitewe n'uko iki cyayi gituma habaho kwiyongera kw'amaraso mu mura, bituma abagore bakoresha imiti iboneza urubyaro irimo imisemburo nabo ntibemererwa kukinywa keretse iyo babanje gusobanuza umuhanga mu by'ubuzima akabaha uburenganzira. Bitewe n'uko iki cyayi gituma habaho kwiyongera kw'amaraso mu mura, bituma abagore bari kuvurwa ibyerekeye imisemburo nabo batemererwa kukinywa keretse iyo babanje gusobanuza umuhanga mu by'ubuzima akabaha uburenganzira. Mu gihe aribwo bwa mbere unyoye iki cyayi cy'indabo za hibiscus, umubiri wawe utarakimenyera, si byiza gutwara imodoka cyangwa gukoresha imashini zishobora guteza impanuka. Icyakora niba usanzwe unywa iki cyayi cy'indabo za hibiscus ariko kikaba nta bwivumbure kijya kikugiraho, ushobora gukomeza ukakinywa nta kibazo kindi kiba kirimo. Niba ugize amaso atukura anazengamo amarira nyuma yo kunywa iki cyayi, uzahita ubihagarika kuko bizaba ari ubwivumbure umubiri wawe wakigizeho. Niba ugize gufungana mu mazuru cyangwa kugira umuriro nyuma yo kunywa iki cyayi, uzahite ubihagarika kuko bizaba ari ubwivumbure umubiri wawe wakigizeho. Mu gusoza, reka twibutse ko icyayi cy'indabo za hibiscus ubwacyo nta buryohe uba wumva gifite, bityo ushobora kongeramo ubuki cyangwa agasukari, gusa ubuki nibwo bwiza kurusha isukari. Ushobora kandi no kongeramo ibindi birungo nk'umucyayicyayi, tangawizi, cinnamon n'ibindi bishobora kugufasha kuryoherwa n'iki cyayi. Ikintu ukwiye kuzirikana ni uko buri kimwe uzashyiramo hari amabwiriza bireba ndetse n'izindi ntungamubiri biba bifite, bityo uzitondera ibipimo. Icyayi cy'indabo za hibiscus kibamo acide nziza zitwa malic acid, tartaric acid na citric acid. Izi zose ni nziza ku mubiri, by'umwihariko zikaba na acide dusanga mu mbuto nyinshi ndetse no muri vino. Ubusanzwe izi acide zifasha umubiri kongera ubudahangarwa, bigafasha kugira uruhu rukeye, bikarwanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso ndetse bigafasha igogorwa. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye.
abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no kumbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.